wambonye kera urankunda ubona ko nduwagaciro maze umfatira umwanya gukundana nyine abantu bakundana by'ukuri ndumva nyine iyo bari gukundana se hari umuntu udakundana nta cyaha kirimo yego none se uyu musore n'inkumi y'umusore n'inkumi bakundana hari igihe umusore akubwira ati ndagukunda ariko ndashaka akabizu umusore akwatsa akabizu uri umuririmbyi uhanga n'indirimbo remero wakamuha mugasomana nta kibazo ejo ukajya no kurepeta oya ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ntabwo wakamuha ariko Ingo hanyuma akubwiye ko ari bukwange yagenda nta kibazo yego cyiza cyane hanyuma turakomeje watubwiye yuko ako nta gaciyeho uri n'urubyiruko tuba tugomba no kukuganiriza kugira ngo tuganirize n'urubyiruko hanyuma nonaha watubwiye ko uracyari muto bitewe n'imyaka wambwiye ni iki uvuga ku bakobwa baba bageze mu myaka 30 na 35 bagatangira kuvuga ngo ubwo nta muntu mbonye mu rusengero mbonye n'umusinzi mbonye nako n'umupagani namwemera nkazamuhindura abo bantu ibyo bintu byumva gute ese koko umuntu ashobora kuva mu rusengero agashaka umupagani urifuza kwambara neza urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu hakiyongeraho amasakoshi meza ya original imikenyero ndetse n'amabiju ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etage ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abakunzi ba Mama Sharirene mwe mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri Mama Sharirene ni ibiganiro by'imvange ariko ni imvange nziza rero nizere ko mumeze neza ndabakunda cyane nukuri kandi ngiye nimbabwa ngo ndabakunda mujye mubyemera ko mbakunda mumaze iminsi mumpamagara mukambwira amagambo meza undi kare kose mwari muri uzi ukuntu musige mumbwira ibintu byiza bikantera courage bigatuma nkomeza no kubicyuki none ukuntu ndi kugenda mbicyuki mufite amagambo meza nukuri muri kumbwira murampamagara mukambwira amagambo meza mukamba hafi mukanshyigikira mugashyigikira nibyo nkora niyo mpamvu nanjye muhora mubona ndi imbere yanyu nishimye kandi imeze neza. Imana rero ibaha umugisha abakunzi ba Mama Sharirene Imana ibaha umugisha reka nkubwire mbasabiye umugisha w'amajya n'amaza umugisha w'Imana batondagire nkurume ineza y'Imana ntizave kuri mwe ukuboko kw'Imana kuzakomeze kubaramburirwaho muzahirwe n'ibyo mukoresha amaboko yanyu muzahirwe mwebwe n'imiryango yanyu uyu mwaka muzawusoze kandi mutangire uwundi ibyo utabonye muri uyu mwaka uzabibonemo tugiye gutangira Imana izakubera Imana mu minsi yawe yose yo kubaho ngusabiye gukomeza gusenga no kubana n'Imana kandi uzagire umwaka mwiza uzasoza umwaka neza utangire n'uwundi kandi uzakomeza unkundi urukundo rwanyu n'umuti kuri ngewe niyo mpamvu mubona mporana icyangwe ntago ari uko mba nakarabye sino kuberwa gusa ahubwo rya jambo ngo gumamo Mama Sharirene wacu komeza utera imbere mbese hari ibimama biba hariya niyo unyiyongoje ukambwira nabi bahita bakwataka nigaramiye bahita bagukosora bakakubwa ngo nundi munsi ntuzagaruke hano muri inshuti rero zinkora mutima none aha ntago ndi ngenyene ndi kumwe n'umwana w'umukobwa uraho neza amakuru ni meza nago nari muzi ni umushyitsi ariko uko biri kose nubwo ntamuzi ni umufana wanjye cyangwa ni umukunzi wanjye kuko
ntago yapfuye kumpamagara atanze. Turakwakiriye kuri Mama Sharirene. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Mama Sharirene umuzihe? Nishimiye ko na mbere nakonaga nyine kuri telefone kuri YouTube nkona mu biganiro bitandukanye. Yego. Rero kuba nkubonye ni iby'agaciro ndishimye cyane. Yego. Ndagukunda. Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo byibuze no kuba nkubonye ndumva umutima unezerewe. Urakoze cyane. Natwe dukunda abantu. Dukunda abantu Imana yaremye itatubajije. Nawe rero ubwo turagukunda kuri Mama Sharirene. Hanyuma mumfasha dukunda uyu muntu. Tumukunde, tumuhe urukundo, tumushyigikire, tumube hafi. Hanyuma uko biri kose ujya kumpamagara wari ufite intego ya mbere niyo kubonana nanjye twabonanye. Hanyuma nakwishimiye. Ariko nanone ikintu kiri ku mutima wawe icyo wifuza kuri Mama Sharirene no ku bakunzi banjye ni iki? Ikintu nifuza mbere na mbere ubusanzwe ngenda umuririmbyi. Yego. Dumanzikazi ukibitangira ntabwo hashize igihe kinini mfite indirimbo ebyiri kuri YouTube channel yanjye. Ini yitwa ngo iki? Mutoni Divine. Yego. Izina yanjye. Hanyuma nyine impamvu naguhamagaye kugira ngo byibuze nkeneye support abantu bankurikirane cyane ibihangano byanjye bigere kure. Yego. Hanyuma rero tutarakomeza usengera hagana he? Sengera Murangirikani. Yego. Ahagana he hitwa? Nimba ari akarere Nyagatare. Yego. Ubu waturutse Nyagatare. Mwabantu mumbabarire n'abagira umutima mubi n'abanga gutanga subscribe. Bakorera ubura hari igihe munasetse umuntu yanga guhundi subscribe koko gukozaho n'agatoki nta essence baba basutse mu rutoki rwawe, mbese nta mazutu nta tike ruba rwateze, telefone yawe ugakorera umuntu subscribe ubona akora n'ibintu byiza. Ntago byari bikwiriye. Dukwiye gutera abantu inkunga kandi dukwiye gufasha abantu. Uyu mwana w'umukobwa waturutse Nyagatare agaturuka Nyagatare ashaka yuko tumushyigikira kugira ngo yaguke, kugira ngo azamuke agere kure. Basi murebe intambwe yateye, mwese muhite mugenda kuri Divine Mutoni. Kuri Divine Mutoni. Mumbabarire muhite mubinkorera, mugende mumukore subscribe atere imbere azamuke kugira ngo akomeze guhanga. Mbere yuko dukomeza ubundi impano yo kuba umuhanzi ni impano ikurimo cyangwa nabagufasha guhimba? Ni impano. Ndimo kuko byatangiye kera nkiri muto nakundaga kuririmba muri korali. Uko ngenda nkura nyine ntangira no kugenda nandika indirimbo. Byaje gufata igihe nyine ntago nazanditse kera. Ariko nyine naje kuyandika numva ni nziza, njyana muri studio numva ni nziza, ndayikora nyine kuko numvaga mbikunze. Watangiye guhimba indirimbo ufite imyaka ingahe? Kuririmba mu rusengero wenda? Mu rusengero ni cyane nkiri umwana muri Sunday school. Okay. Hanyuma indirimbo ya mbere wayiririmbye ufite imyaka ingahe? Indirimbo ya mbere nayiririmbye n'ejo bundi nayo ifite imyaka 20. Yego. Okay. Wayihimbye ejo bundi? Yego. Hanyuma uyihimbye ubona abantu bayakiriye gute? Narayanditse mbere na mbere mbanza kuyigumana aho ngaho. Gusa nyine ko numvaga mfite inzozi byibuze zo kuzakora indirimbo ayisohora ari yanjye. Ndayikora hanyuma nyine njyana muri studio. Ariko nyine nkiyikora nkayishyira hanze nayikoreye na video bakiriye neza uko biri kose. Nta bantu bari bazi ariko ababashije kuyireba ndabashimira cyane nyine ako bayakiriye neza. Hanyuma muri wowe wumva intego ufite ari iyihe yo kuba umuririmbyi? Intego ya mbere nyamukuru ni iyihe? Intego yanjye nyine mfite nuko ibihangano byanjye byagera kure kuko ni indirimbo z'Imana zisa n'imitima y'abantu ko byagera kure nyine bigafasha benshi. Yego. Hanyuma mbere yuko dukomeza banza uturirimbire ho gato ku ndirimbo watangiriyeho. Indirimbo ya mbere natangiriyeho iravuga yavuze ko atazadusiga nk'imfubyi ahubwo azatwoherereza umufasha uwariwe Mwuka Wera azabana natwe ibihe n'ibihe
yavuze ko atazadusiga nk'imfubyi, ahubwo azatwoherereza umufasha, uwariwe Mwuka Wera, azabana natwe ibihe n'ibihe. Namenye neza ko kugendana na Yesu ari amahirwe akomeye mu buzima, kandi namenye neza ko umwiringiye atazakorwa n'isoni. Uwo mwami yarambwiye ati witinya, kuko nzahanagura amarira ku maso yawe, nzashyira imigisha myinshi cyane ku mirimo y'amaboko yawe. Washoje? Iyo ndirimbo ni nziza cyane. Iyo niyo wahereyeho? Yego. Hanyuma ubu hari izo wakoze zitarasohoka se? Hari n'indi yasohotse ejo bundi maze ntabwo iramara y'icyumweru. Yego. Hanyuma se ko mbona ukiri muto y'amafaranga yo gusohora indirimbo uyakura, hari abagutera inkunga ufite? Oya, ni njye byikoreye. Yego. Ntabwo nari mfite menshi nyine, ariko nakoze uko nshoboye kuko nari mbikunze. Yego. Hanyuma rero uru rubyiruko, uri umuhanzi, uba mu rusengero. Ubuzima busanzwe tuba amatara ubwo mu rusengero. Ubuhuza gute n'ubwo mu rusengero nk'umuntu w'urubyiruko? Kuko hari ukuntu hanze aha hari ibintu biduhamagara, bidukura hehe? Bidukura mu rusengero. Ubuzima busanzwe, ubukumi bwawe, sibyo? Abasore bari hanze hano ibisigaye mbibaza abakobwa cyane. Uri umukirisitu, noneho uri n'umuhanzi, urumva wowe rwose urimo neza kuko uri n'umuhanzi, ufite Imana yaguhaye yo guhanga. Ubuzima bw'urubyiruko buri hanze aha ubuhuza gute n'ubuzima bwa Gikristo kugira ngo ukomeze ube umukristo muzima? Ubihuza gute? Ubyitwaramo gute? Ni ukuvuga ngo nyine niba ndi umukristo ngomba kubigendana ahantu hose, atari ukuvuga ngo ndi umukristo ndi mu rusengero nigera hanze mpinduke. Haba ndi mu rugo, haba ndi mu kazi, ibyo n'andimo byose ngomba kubikorana ubukristo. Yego, ntabwo njya nteshuka. Kuba mu rugo ntacyo, n'akazi ntacyo. Uzi ikintu ngiye kukubwira? Hanze aha hari abasore ufite imyaka mikeya, kandi ndabona ko ngewe nameze imvi mu bwonko n'ubwo mbona gutya, ngenda umuntu mukuru hari ibintu mba narabonye. Hari hanze aha hari abasore, sibyo? Deja bari no mu rusengero, hakaba n'abandi batari mu rusengero. Ubajera gute n'ukuntu baba bagutereta bashaka kugukura mu Mana, banakubwira ngo hoya nta kintu bitwaye, ntacyo bitwaye, uzakomeza usenge nanjye ndasenga, ariko twikundanire, twikorere ibi. Bene nk'abo ngabo iyo bakugezeho ubabwira gute? Kubera ko hari urubyiruko rwinshi rumpamagara rukambwira ukuntu rwakoze ibishitani, kandi ari abantu bo mu rusengero. Hanyuma wowe abasore badakijijwe cyangwa bo mu rusengero bagenda bakubwira amafuti nk'ayo, ubigenza gute? Ntekereza ko burya Imana irinda umuntu, ntago nakubeshya. Kuva uko ngana uko ndumva abo bantu Imana yarabandinze, ntago nkunze guhura nabo. Nese ntago bagutereta ko waba urwaye? Oya, ntago ndwaye. Ntago bakubwira ngo turagukunda dutemberera ahantu. Umuntu ukubwira ngo aragukunda ntago yabura, ariko ibyo gutembera ntago birimo. Yego. Hanyuma se gukundana k'umusore n'inkumi, gukundana yego ni icyaha? Oya, ntago ari icyaha. Yego. Ntabwo ari icyaha gukundana. Nyine abantu bakundana by'ukuri ndumva nyine iyo bari gukundana se hari umuntu udakundana, nta cyaha kirimo. Yego. None se uyu musore n'inkumi bakundana,
hari igihe umusore akubwira ati ndagukunda ariko ndashaka akabizu. Umusore akwatse akabizu uri umuririmbyi uhanga n'indirimbo, uremera wakamuha mugasomana nta kibazo ejo ukajya no kurepeta? Oya, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza, ntabwo wakamuha ariko ntingo. Hanyuma akubwiye ko ari bukwange, yagenda nta kibazo. Yego, byiza cyane. Hanyuma turakomeje, watubwiye yuko ako ni agaceho uri n'urubyiruko, tuba tugomba no kukuganiriza kugira ngo tuganirize n'urubyiruko. Hanyuma nonaha watubwiye ko uracyari muto bitewe n'imyaka wambwiye. Ni iki uvuga ku bakobwa baba bageze mu myaka 30 na 35 bagatangira kuvuga ngo ubwo nta muntu mbonye mu rusengero, mbonye n'umusinzi, mbonye nako n'umupagani, namwemera nkazamuhindura? Abo bantu ibyo bintu byumva gute? Ese koko umuntu ashobora kuva mu rusengero agashaka umupagani akazamwihindurira, akamuhindurira agakizwa? Ukuntu mbitekereza, iyo usenga, iyo wizera Imana, uri mu rusengero nyine wizera Imana akikora kandi ishobora byose, ntabwo bishobora gutuma uteshuka ngo ujye hanze, kuko n'ubundi Imana wizeye nta kidakora. Imana na hanyuma yaze irakora. Imyaka yose waba ufite, izere neza ko igihe nikigera nyine isaha y'Imana yageze irakora. Yego. Hanyuma ufite ababyeyi? Yego. Ufite papa na mama? Ndabafite. Ni iyihe nama ushobora kubwira abana mungana badafite papa na mama bibana kandi ari n'abakristo? Ubona ko ufite papa na mama, hita ureba umuntu udafite papa udafite na mama, ni iyihe nama ushobora kumugira nonaha, cyangwa ni irihe humure ushobora kumuha? Inama nababurya abantu badafite ababyeyi, hari ukuntu nyine bavuga ati n'ubundi nta babyeyi mfite ngomba kujya mu byo nshaka. Ariko nyine inama nabagira niyo kwisunga Kristo. Yego. Kuko nyine ni umubyeyi usumba bose, atuba hafi buri munsi. Nyine mu gihe ababaye amwisunga aramuhumuriza muri byose, kuko natwe tubafite, tuba dukeneye kuba cyane muri Yesu, kuko nyine hari byinshi adufasha, nabo rero bamwisunge. Nonaho umuntu ashobora kuvuga ati we nta bibazo byinshi kuko ufite papa na mama, baragutekerereza bikagenda gute? Ni iki Yesu yaba yaragukoreye mu myaka yawe utarebye Yesu uri muri mama na papa, akagigukorera ku giti cyawe, ku buryo wafata mikoro ukajya ku ruhimbi ukavuga ngo ndi umugabo wo guhamya Yesu yankoreye kino? Kari byinshi. Rebamo bikeya by'ingenzi bimwe yagukoreye ukarira n'amarira akaza, cyangwa wumvaga bidashoboka? Ikintu cya mbere kwanza ngomba guheraho ni ukuntu nasohoye indirimbo. Yego. Icyo kintu cyarantunguye cyane, ndavuga ati koko Yesu urakora. Yego. Kuko numvaga bidashoboka, nta n'umuntu wabyumvaga, nyine ushaka kureba gutya, nta mafaranga nari mfite ariko ngiye nkabivuga. Noneho hari ukuntu bibwira abantu bo ntibabyumve, bakase wabikora gute, amafaranga yakura he se? Ngiye nahitaga mbabwira ati Yesu arakora. Icyo kintu rero kirakomeye cyane, numva nyine gikomeye Imana yankoreye kabisa. Usibye se kuririmba no gusohora indirimbo, ni ikihe kindi uteganya gukora nk'umuntu w'urubyiruko? Urubyiruko ukeneye guteza imbere itorero ndetse n'igihugu, ku buryo uzaba umuntu w'ingenzi mu gihugu aho utuye ndetse no mu muryango wawe. Indi ntumbero yawe ni iyihe? Hari ukuntu nyine umuntu iyo akiri umwana afite inzozi, ariko numvaga nyine nkiri muto Imana impaye ubushobozi, inzozi zanjye nizo gufasha abana bo ku muhanda. Yego. Icyo kintu mba numva nkishaka, Imana y'umwijuru izakinshoboza kandi nzagikora. Warize urarangiza? Yego. Wagarukiye mu kangahe? Wa mbere segonderi. Kubera icyo utakomeje? Hari ibintu byagiye byivanga nyine bituma nakomeza. Ni ubushobozi se bwabaye cyangwa watorotse ishuri? Oya, ntabwo bitubwirira hape. Ntabwo naritorotse, nabikundaga cyane, ariko ni impamvu zitaguturutseho. Yego, ntabwo byanturutse. Ubu se bibaye ngombwa ubwo wumva uzarekeraho se, cyangwa wumva ari igihe kizagera ugakomeza? Nakomeza kwiga cyangwa ntibikurimo? Urebye abana twiganye barasoje. Yego. Ubu rero ubwo icyangombwa ni ugukoresha uburyo iki bwose nshoboye nkiteza imbere, ariko bose ntabwo nasubira ku ishuri.
uko biri kose subu aka kantu katari sawa. Okay, izo ni impamvu zawe ziri prive, ndabizi ko nawe utari ubyanze. Hanyuma se utarize muri iki gihugu n'ikinyejana tugezemo, wumva ushobora kuziteza imbere bigenze gute ku myaka ufite ubu ngubu? Wumva izindi nzira wanyuramo zo kwiteza imbere utarize ari izihe uzakoresha? Utarize n'imyuga. Tubwire. Imyuga yo kuyiga ngomba kuyiga. Okay. Ntacyo reka no kukugora nabyumvise. Hanyuma wavuze ko ushaka ko abantu bagutera inkunga channel yawe ikaguka, indirimbo zawe zikagera ahantu kure. Ninde muntu se ukunda w'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana uba wumva wazamera nkawe? Aline Gahongayire. Yego. Aline Gahongayire wumva wazamera nka Aline Gahongayire? Ndamukunda. Yego. Okay. Watubwiye yuko ukunda Aline Gahongayire. Ni iyihe ndirimbo ya Aline Gahongayire uzi naho waturimbiraho gatoya? Zahabu. Ngaho yiririmbe numve. Wambonye kera urankunda, ubona ko nduw'agaciro, maze umfatira umwanya, urantunganya, umpindura zahabu. Hallelujah. Ubwiza butagereranwa. Wambonye kera urankunda, ubona ko nduw'agaciro, maze umfatira umwanya, urantunganya, umpindura zahabu y'ubwiza butagereranwa. Amen. Imana iguha umugisha. Hanyuma wavuze ko ushaka ko abantu bagutera inkunga channel yawe ikaguka, indirimbo zawe zikagera ahantu kure. Ninde muntu se ukunda w'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana uba wumva wazamera nkawe? Aline Gahongayire. Yego. Aline Gahongayire wumva wazamera nka Aline Gahongayire? Ndamukunda. Yego. Okay. Hari ikindi wumva wabwira abantu bo kuri Mama Sharirene? Ikintu nababwira nuko banshyigikira bakajya kuri YouTube channel yanjye Mutoni Divine, bagasacinga nyine bakareba indirimbo zanjye, bagakora subscribe, share na comment. Yego. Ikindi nyine navugira hano nyine narabashije kuzikora ariko nkeneye support cyane. Nta manager mfite, ngize Imana wamubona. Yego. Umuntu wakumanaging. Mwabyumvise nkurikiranwa n'abantu batandukanye. Ni wumva nawe ufite inkunga yawe wafasha uyu mwana w'umukobwa agatera imbere, wamubera manager ukamuyobora, wabikora. Ko ngiye ibyo bintu ntago nabishobora, ngira ibintu nishoboreye, ibyo shoboye ni ibingibi nakoze. Hanyuma umuntu wese wamukoraho umugisha agatera imbere, akaririmbira Imana, akazaba nk'abandi cyangwa kanabarenza. Yego. Hanyuma Imana iguha umugisha, Imana izaguteza imbere, izakugeze kure, inzozi zawe Imana izazisohoze, kandi uzagume mu Mana uyikorera neza utaryarya, izakugeza kure kandi uzakomera. Kuko nizibika zari amagi, ntago Aline Gahongayire nko kwivuze yabivukanye n'abandi bose utavuze, nabo bari bameze nkawe, bumva bitakunda, bumva bitashoboka. Nkwifurije rero amahirwe yo gutera imbere. Hanyuma tujye kuri Divine Mutoni. Tujye kuri Divine Mutoni, tumutera inkunga dukora subscribe, dukore na share kugira ngo indirimbo ze zigere kuri. Tuzafata link ikiganiro cye, hanyuma tugishyire hariya, tugipining, uzanyemerere rwose uyu mwana azagirira umugisha kuri Mama Sharirene. Hanyuma mwakoze cyane gukurikirana uyu mwana w'umukobwa. Ubwo rero mwumvise ikimugenza, yakoze urugendo runini, n'ukuri umubabarire ugira ikintu ukora kugira ngo urugendo rwe rudapfa ubusa, azanavuga ati kwa Mama Sharirene nahaboneye umugisha. Ngaho rero uze kudutahiriza n'abandi bana, Imana iguha umugisha. Mwakoze cyane.